biratinda biratinda kugira ngo bivemo. Ni nacyo gituma iteka ryose umwanzi satani aturega ku Mana, mbese adushakisha ikintu ngo buriya ntabwo wagukunda, wowe mwimekiri urebe ko atakuvaho, nk'uko yabikoreye Yobu. Niho tubirebera cyane cyane. Ariko iyo uhagaze igisubizo, haza igisubizo kinini cyane, bigatuma ukomeza guhagarara ku Mana. Ariko iyo ugiye ufokasinga ikintu mu gakiza ntukibona, noneho wabivamo ukakibona mu bundi buryo, satani akagushakira inzira zo kukibona, ariko icyo gihe ukaba utari mu gakiza, ugasigara uri mu idini gusa, ugenda ukurikira gahunda ariko utari ku Mana. Ariko kwegera Imana no kuvuga ngo Mana, kuko wavuze gutya, nemera ibi ngibi, byaza bitaza. Uvuze ikintu gikomeye cyane ko icya mbere ari ukwemera Imana igakora mu buzima bw'umuntu kandi agatungwa no kunyurwa. Ni ukuri nibyo bigomba kuturanga. Ndimo ndibaza ko hari urubyiruko rudukurikiye uyu munsi wa none ruri kubona umuntu turi kuganira, ni umubyeyi ukuze ndetse ufitemo abantu benshi haba muri kino gihugu ndetse no ku isi bifuza kugira imyaka nk'iyawe. Watubwiye ukuntu wagendanye n'Imana. Ese niki cyatumye ntago ndi kumva ukuntu umuntu agira imyaka 76 akaba agifite kuhamya Imana nk'umuntu wakijijwe mu cyumweru gishize? Niki cyabigushoboje? Urakaze cyane. Navuze ikintu cya mbere, iyo ugeze mu kintu cy'ikibazo utibaza ugasenga Imana, Imana iragusobanurira, igira ikikubwira. Iyo Imana yakubwiye rero uhagarara ku cyo Imana yakubwiye, ibindi ukabyima ubwenge. Kuko mu bitekerezo by'abantu habamo ibitekerezo bya kamere yawe, habamo satani niho aterera, n'umwuka wera niho aterera. Rero iyo wumvirije umwuka wera kandi ufite umutima wo gushaka Imana cyane, Imana hari ikikubwira ukuva ko kivuye ku Mana. Hari ikintu njya mbwira abantu kenshi cyane, ndavuga ngo iyo uri umuntu wubaha Imana, noneho ugaca iruhande ntugende mu ijambo ry'Imana, Imana igukubita umunyafu. Kuko mu Baheburayo 12 avuga ngo uwo ikunda, uwo yemera wese niwe ikubita umunyafu, niwe ikubita ibiboko, uwo yemera ko ari umwana we. Ariko nubona umuntu yitwara uko yishakiye kandi agakomeza agatera imbere, bigakomeza bikagenda, uriya nta cyantu ahuriyeho n'Imana, nta cyo bapfana n'Imana, kuko ibyo bintu arabigenderamo ariko akazabura ubugingo. Ariko niba uri umuntu w'Imana, ikintu kizagufasha no gushaka Imana buri gihe, mu bibazo no mu munezero, kuko n'umunezero ushobora kugutwara ukibagirwa gushaka Imana. Ariko ikintu gifasha umuntu, cyafashije mu buzima bwanjye, ni ugusenga. Ugafata igihe cyo gusenga cyawe kitari icy'itorero bakubwira, ugafata umwanya wawe ukajya gushaka Imana. Mana, uranshaka iki? Kuko iyo Imana uyibwiye iragusubiza byanze bikunze. Uyigenda kandi uyibwira ufite uko kwizera yuko Imana ibuze kugira ikikubwira. Uvuze, wakomeje kuvuga ikintu cyane gikomeye cyo gusenga no gusoma ijambo. Ese mu gihe umuntu asenga nibihe binakwiriye kuba yakirinda kugira ngo ataza kugwa mu makosa amwe namwe, agasanga yasabye nabi, yasenze nabi? Iyo usenga rero, hari isengesho Yesu yatwigishije gusenga, kubanza guhesha Imana icyubahiro, kuvuga ukwifuza ubwami bw'Imana kugira ngo buze, ari cyo kiwumva ushaka. Ikindi, iyo usenga, ikintu nabonye, kuko hari igihe nigeze kujya nsenga nabi kubera ubujiji, kubera ubwana, ubundi nkasenga nkumva birashubijwe. Iyo usenze nabi, Imana yakubwira ngo no, usenze nabi ukabihindura. Rimwe nigeze gusenga, ndasenga nkora umurimo w'Imana, mbwiriza, njya mbwiriza mu ndaya, nkabwiriza abantu bajura, abantu benshi nkajya mbwiriza cyane, kuko numva nanjye ubwanjye ndiho nkora cyane. Ariko nkagenda ngira ibintu mbura nkena. Noneho rimwe ndagenda ndasenga, ndavuga ngo Mana, jewe ndi umukozi, nta cyuma, ndashaka nanjye kujya ngo mpembe. Niba utampaye kubera yuko wabidusezeranyije, ariko noneho nk'umukozi, ndasenga iryo sengesho. Ndabyibuka narisenze ndi mu rusengero ndi jyenyine, Imana umwuka arambwira ngo no, usenze nabi, senga nk'umwana, kuko Imana igiye kukwishyuza ibyo yaguhaye byose, usanga birenze imirimo wakoze. Ntiwabyumvise? Ndavuga Mana, mbabarira, nibyo koko. Nongera nsenga neza, none Imana iza kumpa igisubizo cy'ibyo nashakaga, ariko bitavuye yuko mvuze ngo Mana ndashaka ibi n'ibi, kandi Imana ibiguhera ku gihe, ukabona rwose ko bije mu gihe. Icyo nicyo kikwegereza Imana, bigatuma ushobora kumenya Imana neza.
arakoze cyane ku bintu tuganiriye navuga ngo bifasha ubuzima bw'umukristo kurushaho kumenya ndetse no gusobanukirwa uko akwiriye kwitwara kugira ngo uko atangiye azasoze neza amahoro, harimo gusenga, ugasenga kugira ngo uganire n'Imana atari ukuyitegeka ahubwo ari ugushaka ko iyo iganza mu buzima bwawe. Utubwiye kandi nanone ko tugomba kurangwa no gusoma ijambo, ariko nubwo ibyo bigeragezo biza, iryo jambo rije mu buzima bwacu hari igihe ripimwa kugira ngo Imana ipime kwizera kwacu. Hari ibintu wakomeje kugenda utubwiraho uvuga ko nagiye uhura n'ibigeragezo n'izo ntambara, ugasenga Imana ikakuyobora. Ni igihe ki umuntu amenya ko Imana imubwiye muri ubu buzima, ko hari igihe rimwe ashobora kwibwira nk'ibintu wenda akabitekereza mu buryo bwe bitewe n'ibyifuzo yari afite, rimwe akahita aba ariko ubu ngubu ushobora kuba ari Imana koko imbwiye, ugasanga wenda arakoze amakosa. Ni igihe ki rero yamenya ngo ni Imana imubwiye muri bya biyahura n'ibyo bigeragezo n'intambara, akarushaho kugenda yumva iryo jwi nk'uko watubwiye ngo mu mutima hari ijwi rya kamere ndetse n'umwuka akenshi utuganiriza. Ni igihe ki umuntu aba agomba kumenya ngo iki gihe ni Imana imbwiye. Urakoze. Kugira ngo umenye ko ari Imana ivuze, kenshi na kenshi njya mbibonera mu bintu nk'iyo nsabye Imana nkumva bitarimo amarangamutima yanjye, nkumva bigendana n'ijambo ry'Imana, kandi hakabamo n'ikintu cyitwa ngo kwihangana. Kwihangana ni ikintu cy'ingenzi cyerekana kwizera, kuko muri uko kwihangana ibyo wakwifuje kubona hari igihe bitaboneka nk'uko ubishaka, ariko ukumva kwihangana bigatuma noneho ijambo wumvise ry'Imana, niba ari amasezerano y'Imana biba byanditse ukamenya ngo Imana yasezeranije ibi n'ibi n'ibi n'ibi, byose rero biva muri hahandi ho kuvuga ngo kwiga ijambo ry'Imana ugasoma ukanasenga niho bimenyera, kuko Satani yashobora gukoresha ijambo. Yesu ari Satani yamwihereranye amubwira ngo yamubwira icyo amubwiye, akamubwira ngo Yesu akavuga ati biranditse. Satani yaje kumubwira irindi jambo ngo noneho wijugunye hasi, kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo Imana izagutegera abamarayika ntukubite ikirenge cyawe ku ibuye. Biranditse koko muri Zaburi 91. Yesu aravuga ngo kandi handitse ngo iyo utazi ijambo ry'Imana ryuzuye ushobora kugwa mu mutego w'umwanzi Satani utekereza ko ari Imana yavuze. Noneho ukareba ese iryo jambo rije mu gihe cyaryo, ese ijambo numvise muri jye rirafavoriza kamere yanjye, cyangwa ni ijambo rituma ndushaho kwegera Imana. Aho rero urabisobanukirwa, kandi kuko uba ufite iyo nzara n'inyota byo kumenya ngo Imana irashakaho iki, urabisobanukirwa. Ariko iyo ugiye usengana irari, haze iby'irari nyine kubwira, ukumva yuko ari Imana ibikubwiye. Ngo hari umugani waca ngo umushonji arota arya. Kuko iyo ugiye ufite ikintu urarikiriye muri wowe ukajya gusenga aricyo ushaka, kenshi hari ubwo wumva ngo nicyo kije kandi kitari mu mwanya wacyo. Ni ukubanza kumenya gusobanukirwa ibintu by'Imana. Ntabwo bishaka teoloji, bishaka umwuka w'Imana. Uwo Yesu yavuze ngo nzabohereza umufasha, niwe uzabasobanurira byinshi anabibutse ibyo nababwiye. Umwuka wera hari igihe akubwira ibintu ukumva n'Imana ibivuze kandi bitagendana na kamere yawe, ukavuga ngo ibi ni iby'Imana koko, kandi ukaza kubona results arizo. Imana imuhe umugisha. Arakoze ku kiganiro cyiza tugiranye. Reka turimo turagana ku musozo, tumusabe niba hari ikindi yatwongeraho ku byo yaratubwiye, cyane cyane mu kugendana n'Imana, mu kumenya Imana, mu kumenya uko ivuga, mu kubana nayo mu bigeragezo, mu kubana nayo mu munezero. Hari ikindi yakidusangiza, noneho akaza gusoza adusengera nk'umushumba, akadusabira n'umugisha kugira ngo n'abamukurikiye bahabwe umugisha wo kurushaho gusobanukirwa no kugira inyota yo gushaka Imana, babana nayo mu gusenga, babana nayo mu ijambo, kugira ngo bahishurirwe umugambi Imana ibafiteho. Murakoze cyane. Icyo nakongeraho gito kigufi mu magambo make, ni uko abantu b'Imana duhura n'ibibazo, ariko ibyo bibazo
nigeze gufata igihe kinini nanone nsenga Imana avuga Imana kuki duhura n'ibibazo turi abana bawe ariko Imana inyereka uburyo butatu ushobora kubona n'ubwa kane n'ubwa gatanu cyangwa se n'ubundi ariko butatu yampaye rimwe hari ubwo icyo kibazo cyiza ari ukugira ngo kigusubize mu nzira hahandi havuga ngo uwikunda niwe icyaha niwe ikubita ibiboko kuko uwo yemera ukajya kugenzura wasanga hari ahantu hakosheje kuko urabimenya iyo uri umukirisitu ukunda Imana urabimenya ukamenya utaha ni inkoni y'Imana ugasubira mu nzira ikindi hari ubwo cyiza ari ukugira ngo bipime kwizera kwawe kuko ngo zahabu n'ubwo ishira igeragereshwa umuriro none rero kugerageshwa umuriro ni ukuvuga ni ikigeragezo cyiza kureba niba koko wizera Imana cyangwa se hari ibindi ushaka iyo wizera Imana rero komeza ukihangana ibitari zahabu ibitari ukwizera bigashira muri wowe ariko ugasigara ku ijambo ry'Imana kuvuga ngo jewe icyo nzi Imana izantabara iyo wigenza ugasanga nta kosa urimo ikindi ni riya jambo ryo mu Roma 8:28 ngo kandi tuzi ko kubakunda Imana byose bibafataniza mu kuzana ibyiza bakunda Imana biza ari ibintu bikaze cyane ariko ibyo bikaba bije gukemura ikindi kibazo cyawe haza ari ikibazo gikomeye kije gukemura ikindi kibazo buriya Yosefu ibibazo yahuye nabyo byose byari kugira ngo agere kuri wa mwanya kube ko bibahaga Imana ako niko nakongeraho kugira ngo dusoze ntatwara umwanya munini ariko ibibazo ku mukirisitu biba bifite impamvu yabyo kandi iyo mpamvu yose ni nziza ku Mana Imana ibamugisha Imana imuhe umugisha dusobanura ibintu byiza reka dusengere tumushimira ko yaduhaye umwanya akatuganiriza ntabwo biba byoroshye kugira ngo umuntu w'umubyeyi ukuze nk'uko nguko ubashe kumubona abafite abantu benshi bamukeneye abafite abantu benshi bamushaka bafite ibindi bintu agomba gukora Imana imuduhere umugisha kuko yatwemereye akatuganiriza reka dusengere tumushimira Mwami Imana nongeye kugushimira kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye kuganira n'abatwumva bakumva ubutumwa bwiza buvuye kuri wowe Mwami ukomeze guha abakozi bawe ubwenge n'ubushishozi bwo kugira ngo ubutumwa bwiza buvugwa kuri iyi TV Bohoka bugere kuri benshi kandi buzane benshi kuri wowe ugere ku mitima ya benshi bumva bene ubu butumwa kugira ngo bakugarukire Mwami Imana kuko ni uburyo bumwe bwiza bwo kugira ngo ubutumwa buvugwe henshi Imana rero ndabasabira umugisha cyane kugira ngo ukomeze kubakoresha ukomeze kubaha ibyo bakeneye kugira ngo umurimo wawe ukorwe neza izina ryawe rihabwe icyubahiro iteka ryose Mwami nuko nkusabye kandi nkushimira nzi yuko ukora ibirenze ibyo tugusabye kubw'umugambi wawe mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu amen